Turabasuhuje nshuti mukuri ibiganiro bya televiziyo y'u Rwanda ndi Barore Cleophas. Uyu ni wa mwanya mumaze kumenyera twageneye inganzo y'umwanditsi. Umwanya twakiramo abanditsi b'ibitabo, n'ubu igitabo ndagifite hano kugira ngo twumve igikubiye mu bitabo byabo. Dukunda kuvuga ngo nta wafata umwanya we ngo byongereho n'amafaranga, nubwo n'umwanya bavuga ko ari amafaranga, hanyuma ngo nasohora igitabo wumve ko muri icyo gitabo nta butumwa afite, adafite icyatumye afata uwo mwanya we agashyiramo n'amafaranga. Igitabo dufite muri uyu mwanya ni igitabo cyitwa Mitingi Genosideri, imbundo imbarutso y'imbunda yarimbuye imbaga. Ni igitabo cyanditswe na Honorable Edouard Bamporiki, tukaba turi kumwe muri iki kiganiro. Honorable, ikaze. Murakoze, ndabashimiye. Mitingi Genosideri ni izina ubwaryo rifite nanone irindi riryunganiye ngo imbundo imbarutso y'imbunda yarimbuye imbaga. Ngira ngo n'utakwinjira mu mpapuro z'imbere ntiyahita asobanukirwa icyo washatse kuvuga. Harimo kuzimiza ni ubwanditsi mu by'ukuri, nubwo ibiri mu gitabo ari amateka yacu nk'abanyarwanda, ariko nk'umwanditsi ufite amamuko mu busizi nashatse izina ritazimije cyane ariko kandi rifite inganzo. Ariko nka mitingi mu by'ukuri, usibye abakiri bato, iyo uvuze ijambo mitingi bifite icyo bisobanuye ku banyarwanda bakuru, ariko bigomba no kugira icyo bisobanura ku bantu bakiri bato mu kwiga amateka yacu, kuko amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi ntabwo twayumva gusa turebye uko abantu bapfuye, turebye uko bishwe. Tugomba no kureba havugwaga amagambo ameze gute, hakorwaga inama zimeze gute, hakoreshwaga ibihe bikoresho. Buriya jenoside ni uruhurirane, ni imbundo, ni uruhurirane rw'ibintu byinshi ku buryo no kuyisobanura udashobora kuyisobanura mu ijambo rimwe. Rero iyi nganzo yaranzutaguje injyana hirya no hino, ariko iza kwibaruka iri zina rifite na rigenzi ryaryo munsi yaryo. Mitingi Genosideri, mitingi nicyo wari ushatse gutindaho kuri izo nama uvuga zateguje jenoside? Mitingi ni ijambo ryazanywe n'abanyamahanga, cyane cyane mu mwaduko w'abakoloni, risobanura inama. Ariko bigeze mu muco wacu birenga inama, riza kugira igisobanuro cy'ubugambanyi. Mu by'ukuri rero mitingi Genosideri wavuga nkaho ari inama mbisha, inama itagambiriye kubyara ikizima, inama mbisha. Uravuga ko ryinjiye mu muco wacu, ryinjiyemo gute? Umuco w'abantu bundi ntabwo ugira ibiwinjirira, ugira ibyo wakira n'ibyo wanga kwakira. Abanyarwanda batari bagendererwa n'abera, baba abaje bitwaje Imana n'abaje baje gukora politike no guhaha no mpamvu zitandukanye, iri jambo ryari ritaravugwa. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari Ikinyarwanda. Ariko nk'uko mubizi, mu muco wacu, mu rurimi rwacu harimo ibintu byinshi bitirano. Iri jambo rero ryaje mu by'ukuri ritazanywe n'abakurambere, ahubwo rizanywe n'abashyitsi bahageze batinda gutaha, badusiga iby'iwabo, n'iririzamo turarisigarana. Muri iyi minsi turimo ushobora kutabona aho rikoreshwa cyane, ariko ryakoreshejwe mu gihe gito rikora ibara. Ni ukuvuga ngo abantu bageze aho bavuga bati twe tugiye muri mitingi, kuko twumvisha abazungu bavuga ko iyo habaye guhura, icyo twe twita guhura, bo babyita mitingi. Ariko noneho ya mitingi iba mitingi
ibyara ikibi, iba inama igamije ubugambanyi. Mu by'ukuri ngira ngo nk'umuzungu avuze ko, nk'umunyamahanga ukoresha ururimi rw'icyongereza avuze ko bagiye gukora inama, ntabwo bishatse kuvuga gusa ko bagiye gukora inama mbi, ariko iyo urebye iby'iwacu iri jambo mitingi ntabwo ngira ngo ryumvikanye neza mu muco w'abanyamahanga, ryaje rihura n'umuco wacu, rihura n'igihe kiba abantu barimo cyo kugira umuco w'ubugome n'ubugambanyi, noneho rikoreshwa mu kibi. Iba mitingi ariko itari ya yindi y'inama, iba mitingi yabyaye inama n'ubugambanyi n'urwango, kiba ikintu, riba ijambo risobanura ikindi kitari kisanzwe mu muco wacu, ariko mu by'ukuri kitanaje ari uko kimeze, nuko nabivuga. Muri iki gitabo wanditse harimo ubuhamya bw'abakoze jenoside banayemera, watekereje ute kucyandika? Murakoze cyane. Ngira ngo ni urugendo rurerure, ariko mbivuze mu ncamake, hari ubwo nari ndi kwerekana filime mu magereza ngerageza guha ubutumwa abagororwa, mbabwira ko kuba barisha abantu bo ntibicwe, bagifite amahirwe yo gutanga umusanzu mu kwiyubaka kw'iki gihugu. Ayo mahirwe nababwiraga nayo kurera abana babo, kuko barabasura, bahura nabo, bashobora kubandikira, bashobora kubatumaho. Burya iyo umuntu yagize nabi akabyara, aba afite inshingano zo kubwira umwana we ngo nyaboneka ntuzamere nkanjye, niba koko yicuza, niba agororwa, niba agororoka. Rero narababwiraga nti muracyafite inshingano zo kubwira abana banyu ko ibyo mwakoze mubyicuza, ibyo mwakoze ari bibi, hadakwiye kuzabaho uruhererekane rw'uko umubyeyi ava muri gereza asimburwa n'umwana we muri gereza kuko nawe yakoze nk'ibyo se yakoze. Nkababwira nti aya ni amahirwe mufite yo kuba mwaharera abana banyu uko bikwiye, mukabaha indero wenda mutabonye, bagakora ibyiza mutakoze, mu by'ukuri nyuma yanyu hagakomeza ubuzima, hawo gukomeza urwango n'ubugizi bwa nabi. Aho rero mbonye abumva ubutumwa, abemera ko bahemutse, abatubwira aho bajugunya abantu, abavuga bwa mbere ko batari barigeze bumva mu by'ukuri igihombo bateje igihugu, ndatekereza nti ibi wabyandika kuko ibi bari kumbwira ejo nibasaza, kuko nta abantu basaza bapfa, usibye n'abagize nabi n'abataragize nabi, umuntu yaremwe agomba kuzapfa akabererekera abandi. Ni byiza ko ubwo nahuye nabo bakemera kuvuga mu by'ukuri iby'ubugome bakoze, uru rugendo uko barusobanura, wabyandika bikazafasha abana batoya, cyane ko mu by'ukuri iyo tugiye tutanditse bigora abadukurikiye kumenya uko twari turiho n'ibibazo twabayemo. Naho nahereye kubyandika. Umuntu yabikuganiriza akanabyemera, ariko watangira kumubwira ngo nsubiriramo bya bintu ufata note, byarakoroheye kugira ngo bakwemerere kubyandika cyangwa kubifata n'amajwi? Ni ikibazo cyiza. Ubundi natangiranye n'abantu bagera kuri 300, ariko uko bagenda baganira ugahuza amakuru y'ibyo bakubwira, nayo uvana iwabo aho bakubwiye ko baturuka, nayo uvana muri gacaca, ntabwo byabaye kuvuga ngo nahuye n'umuntu rimwe ndanditse birarangiye. So hari uko nguko guhuza amakuru ntahure, iyo nkuru ugahita uyihorera kuko idashingiye ku kuri. Hari ukuba umuntu muganira, ejo watangira gufata amajwi akakubwira ati mbabarira sinarinzi ko arako bizagenda. So aho niho havuye inkuru 67 zivuye muri 300, kubera ko mu by'ukuri nashakaga inkuru umuntu yivugiye ku giti cye, nta mbaraga umushyizeho, ntacyo umwijeje ko azabona, ariko n'ibyo avuga bigahura n'ukuri kw'ibyabaye yagizemo uruhare. Ntabwo byoroshye, niyo mpamvu byafashe imyaka myinshi. Natangiye muri 2010, igitabo kigiye ahabona muri 2017. Byabaye urugendo rurerure, ariko mu by'ukuri nibura rusize, nejejwe nuko igitabo cyarangiye. Umwe muri bo hari uvuga wakwemereye muri izo kontakte za mbere, usubiye yarakubwira ati ariko ibyo bintu wabyihoreye ahubwo ukajya kwandika iterambere turimo hano? Uwo ni Gasharankwanzi. Ni Gasharankwanzi, afungiye mu Bugesera, ni umujenosideri ariko ufite inganzo y'ubusizi. Ubusizi waririmbaga mu kiliziya, ufite iyo nganzo mu by'ukuri yapfuye ubusa, niko nabyita, kuko ifunganya na nyirayo. We rero yatekerezaga ko kwandika ko abantu bishe, icyambere ntawe uzabisoma. Kwandika inkuru zigaragaza umubabaro n'ubugome ko nta muntu uzabyitaho, ahubwo ko kugaragaza ko abantu bakoze ubugome ariko bari bafite impano,
ari byo byagira umumaro. Bati ubujyanye imivugo yacu wanayicuruza ikagukiza, ujyanye indirimbo zacu twaguha uburenganzira ukagenda ukabibyaza umusaruro kuko uri hanze. Ariko urumva nanone ntabwo nge nari gutwarwa n'imivugo n'indirimbo, ariko nirengagije ko iki gihugu abana bakivukamo, abana dufite bari muri kaminuza bafite imyaka 23, ibi tuganira barabyumva, ariko twe tuvuga ibyo twabayemo twabonye. Kuri bo rero bakeneye izi nkuru, ariko kuri uyu mugororwa ntabwo ahita yumva agaciro k'inkuru imuvugwaho ari umugome, yibwira ko ntacyo bimaze. Ariko birazwi ko amateka y'abantu iyo bayavuze nabi, iyo yigishijwe nabi, iyo atavuzwe uko ari, ashobora guteza ikindi kibazo, cyane cyane kuri generasiyo izakurikira. Ubwo washyiraga ahagaragara iki gitabo, bamwe mu bagisomye bavuze ko gitanze umusanzu ukomeye cyane, ariko nawe ugira ibyo uvuga uti ntekereza kwandika iki gitabo nagira ngo ibi bintu bimenyekane, n'abavuga ko jenoside itateguwe, izi mitingi zizababere ikindi kimenyetso. Hanyuma ariko uza no kuvuga uti mu by'ukuri biragoye, abantu ntibabyumva kimwe, hari abanciye intege, hari n'abambwiye bati komera andika ibyo bintu. Uza no gukomoza ku mubyeyi wawe, ngira ngo nagiye mbibona n'abantu bagiye babyandikaho nyuma. Uyu munsi aho gisohokeye ndashaka kumva abantu baguciye intege barabiretse, ese barushijeho kwiyongera, saba bakubwiye bati ibyo wakoze byari bikwiye, wabonye abahe muri ibyo bice byombi? Ngira ngo nabonye bose. Ubuzima bwa nyuma ya jenoside rero, nyakubahwa Barore, ni ubuzima ubundi bukomeye. Rimwe na rimwe ubona abantu bameze nk'abatazi icyo bashaka. Umuntu aguca intege none, ejo igitabo wakimurika akajya mu bakubwira ko wagize neza, noneho ukamubura, ukabura mu by'ukuri umwimerere wakubwiye ko bidakwiye gukorwa. Turi abantu bigoye kuba umuntu yagomeza kuba we. Turi abantu bahindagurika. Icyo umuntu yakubwiye ko ari cyiza, ejo akakubwira ko atari cyiza kandi kitahindutse. Ariko icyo nge nishimira nuko narenze ubwo ubucantege, ibyo byo kunca intege nkabirenga, nkabana ibyanze bikunze, reka ne kureba abantu bariho, ne kureba abantu bafite ibikomere, yaba bakomerekejwe na jenoside kubera kuyikora, baba bakomerekejwe na jenoside kubera kuyikorerwa. Ndenza amaso abadafite icyo gikomere kiri direct, ndebe aba bana bazavuka bavutse mu miryango y'abakoze jenoside, ndebe aba bana bazavuka bavutse ku bakorewe jenoside, mu by'ukuri bazaba bishakisha mu mateka ntibibone, mbahe ubutumwa buvugwa n'abagize uruhare muri iyi jenoside. Naho baba basomye, yaba mama, yaba inshuti, hari ibintu ngira ngo kugira ngo umuntu yandike ukuri, urenga santima z'abantu, urenga ibyiyumviro by'abantu bidashingiye ku kuri. Hari abavuze barasakuza kuri za YouTube na za WhatsApp bati Bamporiki yakoze ishyano, yamennye ibanga. Mu by'ukuri abanyarwanda hari igihe twitiranya amatiku n'ibanga. Buriya niba nge ndi muri politike nemera, mbona ko itandukanye n'iyisha abantu, mbona ko itandukanye niyo dukandamije, niyo dusigaje inyuma, kuba mama wanjye atabyumva ashobora kubiterwa n'igihe kirekire yabaye muri ayo matiku n'ayo mateka ye, ariko nanjye kumubwira ko mfite uburenganzira bwanjye bwo kugaragaza umusanzu wanjye mu gihe cyanjye n'inshingano zanjye, ntawe ushobora kubinkorera. Ntekereza ko nanabivuga nashaka gufasha n'abandi bana bariho nkanjye, ko nta munyarwanda ubayeho ubuzima bw'umwihariko. Ubuzima tubayeho mu ngaruka za jenoside turabusangiye, kandi njye maze gusohora igitabo nakiriye abana benshi bambwira bati dufite ikibazo nk'icyawe na mama wawe. Noneho tukajya inama tukavuga tuti ariko nta ikibazo kidasanzwe ugira ngo nuko wavuze uti, yaravuze ngo kandi wa muhungu we. Ababyeyi bavuga bati kandi wa muhungu we. Ariko nyine birarenga, tukajya kubeshyera umuco tukavuga ko ntawe uvuga icyo yaganiriye na nyina cyangwa na nyina wabo cyangwa na nyirasenge. Ariko mu by'ukuri kugira ngo turwane uru rugamba rw'impinduramatwara mu mitekerereze, dukwiye kubwira ababyeyi bacu, n'ababyeyi bacu turabubaha, abavandimwe bacu turabubaha, ariko iyo bigeze kuri ideoloji, imitekerereze abanyagihugu bahisemo, ubuyobozi bw'igihugu bwahisemo bwo kubanisha abantu, umuntu uwo ari we wese waza afite ubutumwa bwo kutabanisha abantu cyangwa bwo gusubiza abantu inyuma mu mibanire yabo, yaba umugore wawe, yaba mama wawe, yaba umuvandimwe wawe,
ukwiye kumubwira ko mutabyumva kimwe ushize amanga, kuko ubwo utamubwiye ko mutabyumva kimwe ugwa mu mutego we mugasubira mu rwango, kandi nta kintu kibi kitakozwe muri iki gihugu. Ahubwo hari ibintu byiza byinshi bitakozwe, tuguye guha umwanya kugira ngo nabyo bikorwe, hanyuma tugire amateka nyine y'igihe kibi, ariko nitwinjira mu gihe cyiza twe kugarura ibibi mu gihe cyiza. Mu bintu wanditse hano rwose utangira igitabo mu byo wise imvamutima zawe, hari aho uvuga ngo iyo ukomoka ku wakomerekeje abantu akomeye ntiyomore ibikomere by'abakomerekejwe na se wari ukomeye, uko gukomera kwe kongera ibikomere. Uyu muntu uvuga ninde muri sosiyete turimo uyu munsi? Uyu muti n'umutima umushakaho wawubuze, yaba ari ikigwari, yaba ari umuntu usanzwe wabuze imbaraga, ni iki umuvugaho? Ngira ngo uyu muntu mvuga ni umuntu usanzwe, ni umuntu nyine nka Bamporiki, ni umuntu nka Barore, ni umuntu ufite amateka ya bugufi yo kuba umubyeyi we, umuvandimwe we, umuntu bahuje amaraso, yaragiye ku musozi cyangwa ku muturanyi wabo akica umuntu, akica abantu. Iyi jenoside yakorewe abatutsi yasize ibikomere. So ibikomere yasize, mu komora ibyo bikomere no mu kubaka u Rwanda ruzaza, buri wese agomba gutanga umusanzu. Njye niba papa wanjye ari umujenosideri, ngomba gutanga umusanzu mu kugaragaza ko imitekerereze yanjye itandukanye n'iya papa. Niho hava icyizere ku mwana duturanye, dufite imyaka ingana, tuzabana mu iki gihugu mu gihe kingana, Imana iduhaye kuramba kuko umutekano urahari. Mu by'ukuri ubutumwa ntanga, uko mvuga, uko ngenda, iyo bidatandukanye n'ibya papa, bigomeza kongera igikomere. Gukiza igikomere rero nge ntateje, ariko cyatejwe n'uwanjye, ntabwo binsaba kujya kwihana ibyaha bya data, ntabwo binsaba kujya kuba data, ahubwo binsaba kugaragaza imitekerereze itandukanye n'iya data. Iyo bitagenze gutyo, umwe wakomeretse agomeza kumbonera mu ishusho ya data. Urabona buriya abantu nyine babyara abana basa. Umuntu arabyara abana batanu akagira agasura, buri mwana akagira agasura ka se cyangwa ka nyina. Iyo nyina yakoze ibintu bibi cyangwa iyo se yakoze ibintu bibi, abantu bagomeza kubonera ubugome bwa se mu ishusho y'umwana w'inzirakarengane. Uyu mwana rero aba afite inshingano zo kugaragaza imitekerereze n'imikorere itandukanye n'uwo yakomotseho, wahekuye igihugu agahekura umuryango. We akajya habona akavuga ngo ngiye mu by'ukuri ndi mwene runaka, ariko ibitekerezo byanjye bitandukanye n'ibya runaka. Niho mvugira ko iyo atitwaye gutya, iyo atakoze gutya, ugukomera kwe kuba ariho, kuba agenda, bishobora kongera ibikomere. Abantu barekereje bavuga ngo nta wamenya iby'umwana wa runaka acecekanye, wasanga imitekerereze ye n'iya se ari kimwe, kuko ntacyo avuga ngo tumenye uko atekereza. Iki gitabo cyawe Honorable kirimo ibice bitandukanye. Hari ubuhamya bw'abakoze jenoside, abayikoze ari abayobozi, abagore bakoze jenoside, abakoze jenoside bafitanye isano ya bugufi n'abo bahigaga, abavutse mbere ya 59 bakoze jenoside, urubyiruko rwakoze jenoside, abakoze jenoside ari abasirikare, ubuhamya bw'abakomoka ku bakoze jenoside. Ibyo bice byose Honorable, ni ikihe gice cyakoroheye kucyandika, ni ikihe cyakugoye? Murakoze cyane. Ngira ngo igice cyanyoroheye kwandika ni igice kirimo abantu b'abaturage batigeze biga. Bavugaga ko babyutse mu gitondo bakamanuka, nta icyo mu ndimi z'amahanga twita editing ntabyo bavanamo. So igice cyagoranye ni igice kirimo abantu b'abasirikari, abantu bari abayobozi, wabonaga muganira akakubwira ati tuzongera ejo, twahure ejo, ati buriya nari ndi kwibaza nk'umuntu wize niba ngomba kuvuga ibintu byose, ariko nanone akakubwira ati nta kundi, nanone ntabivuga byose ndaza kukubeshya, kandi tugamije kuvuga ukuri. Mu by'ukuri iyo nahuraga n'umuntu utarigeze agera mu ishuri, yakubwiraga amateka ye, nge nazashaka kumusubirishamo kugira ngo numve ko avuga nk'ibyo yavuze, bikaba bya bindi. Ariko umusirikari, abantu bari ba burugumestre, bari abakonseye, byasabaga gusubika, ejo tugasubukura, kuko wabonaga ko bidahita biza. Ariko nanone ikindi gice cyangoye, bitari uko badashaka kumbwira neza ibyo bakoze, ahubwo ari uko bavuga ibintu ukabona ko baremerereye bakarira. Ni igice kirimo uruhare rw'abagore muri jenoside. Abagore mu by'ukuri bakoze ishyano, nyine bakoze ibintu birenze ko umuntu yatekereza ku mugore w'umunyarwandakazi tuzi n'indangagaciro ubundi basanzwe bafite zo kurera no kugirira impuhwe umuntu. Ariko kubona umugore nyine afata umwana akajugunya muri Nyabarongo, akakubita amabuye mu mwobo, akubita akana kari kuzamukayo, nabo ubwabo barabivugaga,
bikabasubiza inyuma cyane, ndetse n'umwanditsi na timu twari kumwe abo twari turi gukorana ukabona ko twese bidusubije inyuma. Biri mu byagoranye cyane bigora umutima n'ibitekerezo biri kubikurikira. Ugiye ku rupapuro rwa 299 rw'igitabo cyo mu Kinyarwanda, ndasoma aya magambo wanditse ni mu musayuko. Uravuga ngo ubuzima bwo kubana nyuma ya jenoside nta bunararibonye tubufitemo, kuko jenoside si umuco wacu, si n'ubuzima bwacu, ariko iri mu mateka yacu. Ugakomeza utubuzima rero tubamo bwa buri munsi buradusaba kwitwaza intwaro y'ubumuntu n'ubunyarwanda, kuko nizo zonyine zadufasha kwihanganirana no kwirinda amakimbirane dushobora gukura mu mibanire ya nyuma jenoside. Mu by'ukuri ntitugeze dutozwa na rimwe uko abantu babana iyo bayivuyemo. Hari ubwo twahura wifuza ko ndeba hasi ukabona ndagusekeye, nifuzaga ko mpobera nkabona urebye hirya, wifuzaga ko nzaho aho uri ukabona ndaguhunze. Honorable, ibi navuga ngo ni uburyo bwawe witegereza sosiyete. Turacyafite iyi sosiyete abantu bahura, umwe yifuzaga ko amuhobera undi agahunga, wifuzaga ko turebana mu maso nkayubika. Urakoze cyane. Nyuma y'imyaka 23 ngira ngo nuko wenda ndaba nivuga, ariko reka ne kwivuga mvuga abasizi bagenzi banjye. Abanditsi bahamya ko umusizi umwereka igiti, noneho mu gihe abandi bari kureba amababi n'imbuto we akareba imizi. Kubera iki? Niko bavuga. Ubundi uri umusizi ngo ufite inshingano cyangwa impano yo kureba ibyo abandi batabona ariko bazabona. Kuba umuntu atahura n'undi ngo numuhereza ukuboko yange, iyo ucukumbuye uganiriye n'abantu ukora ubushakashatsi, hari igihe ikiganza cyiza mu buryo tubona ariko mu mutima cyayobye. Mu by'ukuri umuntu akaguhobera adahari, umuntu mukavugana adahari, kubera ko akomeretse, kubera ko yumva bitakabaye ari uko bimeze. Ariko tukagira umugisha wo kugira igihugu nyine gifite amategeko adusaba kubana, adusaba kubana, politike idusaba guturana, idusaba kugendana. Ibi bikwiye gukurikirwa n'umurimo wo gukira ibikomere, kugira ngo tubane koko bitari bya kinyapolitike, tubane bitari iby'uko leta bidusaba, tubane kuko tugomba kubana. Niho rero dusabwa njyewe nawe, abanyamadini, abanyapolitike, aho dutuye mu makaritsiye, kuganira byimbitse cyane cyane muri gahunda ya Ndi Umunyarwanda, kugira ngo tumenye ibikomere bihari, aho abantu bashobora kukubwiza uko bati burya twajyaga duhura nkagusuhuza ariko nakwitayeho, n'ibyo wambwiye simbyibuka, ati kuko nakubonagamo umuntu w'umugome. Ibyo nibyo navugaga ko turi mu buzima tutigeze dutozwa uko tuzabaho. Nta muntu ugeze ambwira ngo bampora iki rero tugiye kwica abantu, nitumara kubica hazaza inkotanyi zidukure ku butegetsi, nitumara kuva ku butegetsi zizabatoza kubana, nyaboneka uzitwararika uzagende gutya na gutya. Abantu barisha abantu tutabigiyeho inama, turi abana dukurira mu ngaruka z'ibyo bakoze, dusharirirwa n'imbuto zikomoka ku giti bateye tutakivomereye, tutabateye inkunga. Uko tubana niho mvuga ngo mu by'ukuri nubona nkwitwayeho uko utatekerezaga, ujye unyumva nanjye nkumve, tugomeze guharanira icyatuma tugera ku ntego yo kubana neza. Ariko ibyatuma abantu bagongana birahari. Ndacyasoma muri iki gitabo, hari aho uvuga nanone muri iki gitabo ku bijyanye n'urwandiko wandikiye, ibaruwa ifunguye nandikiye abo mu Rwanda ntazabona. Uragira uti nyamara ariko buryo ufite ibibazo byinshi mu kizamini cy'ubuzima, ikibazo uburiye igisubizo uragitaruka ukajya ku cyo ufitiye igisubizo. Bitabaye ibyo iminsi yo kubaho kwawe yazashirira ku kibazo cyakunaniye ugasoza urugendo udasubije igikurikira. Ntimukibwire ko ibibazo mwibaza muzabibonera ibisubizo byose. Oya, natwe mu gihe cyacu hari byatunaniye ariko nibyo bikeya. Nabatekerejeho byinshi bana b'u Rwanda, ariko reka mbavungurireho dukeya cyane ku byo muzibaza mumaze gusoma uyu muzingo w'igitabo. Reka wabajije ibibazo byinshi ariko ngiye kusoma bike muri byo, uduhe igisubizo nawe utekereza. Hari byo wanditse muri iki gitabo. Urabaza uti kuki leta y'ubumwe nyuma yo guhagarika jenoside itisha abayikoze, kuki abakijije u Rwanda batavutse mbere y'abarwiciye, kuki abarokotse batihoreye, koko u Rwanda rwibarutse intwari ni narwo rwibarutse ibigwari. Uti ibi ni ibibazo abantu bazibaza, ariko reka ngaruke kuri iki kibazo wibajije, kuki abakijije u Rwanda batavutse mbere y'abarwiciye. Wabyibaza icyo gihe ubifitiye igisubizo?
erega ni mu bintu byo kwibaza nyuma iyo habaye jenoside, iyo habaye ibyaha ndengakamere, abantu bibaza ibintu byinshi. Nanjye niyo mpamvu nabyibajije, ariko ntabwo ibintu byose twibaza tubibonera ibisubizo. Niyo mpamvu nabwiraga aba bana ko mu bintu bazibaza byinshi ntibazagire ngo nibo bonyine babyibaza, natwe twabibayemo hari ibyo tutabonera ibisubizo. Kuko ubonye, reka dufate urugero rw'abayobozi babiri. Ubonye ubuyobozi bwa Perezida Kagame uyoboye u Rwanda, ugasubira inyuma ukareba ubuyobozi bwa Habyarimana watugejeje kuri jenoside, ubanza kwibaza uti aba bantu bombi ni abanyarwanda, aba bantu bombi ni abaperezida, aba bantu bombi ni abagabo, aba bantu bombi ni ababyeyi. Wibaza ibintu byinshi, ariko ugasanga mu gihe we yari ariho no mu bo yayoboraga babonaga ari umugabo, babonaga ari umubyeyi, babonaga ari umuyobozi, babonaga. So uyu munsi rero uhita wibaza ngo kubera iki Imana itadutabaye ngo iturinde aya mateka mabi ya jenoside, ifata umuntu w'umugabo ukunda abanyarwanda, ureberera abanyarwanda, ubafite ku mutima, ubabazwa n'ikibabayeho, abanzirize uwabayoboye mu buyobozi bubaganisha kubica. Ibyo ni ibintu wibaza, ariko udashobora kubonera igisubizo ko already biba byaramaze no kuba. N'umwana ubwe uyu munsi wa none, umwana ufite se w'umujenosideri ashobora kwibaza uti kubera iki ntavutse mbere ya data, ariko ntabwo bishoboka. Ni ukuvuga ngo nuko biba bimeze. Nge data yakoze, ushobora kureba ibintu iso yakoze ukavuga ati ngiye nza kuba naravutse mbere ya data akaba ari njye umubyara, biriya sinari kubikora. Ariko bigaragaza imitekerereze irenze urugero, itabyara igisubizo, ariko udashobora guhagarika. Ntabwo ushobora kubihagarika. Nitugomeza kwigisha neza, byanze bikunze abana bo mu gihe kizaza bazaba barakomotse ku bantu bakomeretse cyane, ariko bo babe bazima. So nukuvuga rero ngo gutera igiti uyu munsi mu gitondo bwacyo ukajya kugishakaho imbuto ni nko kwijijisha. Ntabwo dushobora guhita tuvuga ngo nyuma y'imyaka 20 ibikomere twagize birakize, abantu bose baranezerewe, umwana wavutse bafashe nyina ku ngufu ngo uhite wumva ko aratekereza nk'umwana wavutse ku ntwari yabohoye igihugu. Baba bafite ibikomere bitandukanye. Uyu mwana wavutse ku ntwari yabohoye igihugu bavuga ati papa yararushye, yaravunitse. Ariko noneho wavutse gufata ku ngufu bavuga ati papa ni umugome, sinkeneye no kumumenya kuko yagiye guhiga mama, ageze yanamufata ku ngufu ndavuka. Urumva ni ibikomere bitandukanye bitakirira rimwe. Ariko icy'ingenzi nuko dufite ubuyobozi bwiza, nabwo bubazirikana, bubareba, bubafata kimwe n'abandi bana, bubashyira mu murongo wo kwiyubaka. Byanze bikunze igikomere uyu mwana afite ntabwo ari cyo umwana azabyara azaba afite. Mu ruhererekane rwo kugenda dukizanya ibikomere no kubaka u Rwanda tuzi neza ko rurimo abantu bakomeretse kurusha kubyirengagiza. Honorable, ntekereza ko iki gitabo cyagutwaye igihe, kigutwara imbaraga z'umutima, z'ubwenge, ariko ushyiramo n'amafaranga. Birashoboka, nako si birashoboka, kuko iyi si Imana yavuye mu ijuru, harimo amafaranga. Ni nkangahe utekereza ko azagaruka ati? So ubundi ntekereza ko yagarutse. Amafaranga yaragarutse. Buryo utanze ubutumwa ntibigira igiciro, ariko mu bijyanye n'ibifatika nta muntu wigeze wandika igitabo ngo akene, usibye twe twabyanditse mu bikomere no kumva ko ucyanditse gusa ukakibika. Iki gitabo cyatwaye miliyoni zigera kuri 35. Nge ntekereza ko kizagurishwa miliyoni zirenga 300, hanyuma zikagirira umumaro u Rwanda n'abanyarwanda. Twaba ari twe abanyarwanda twabiguze cyangwa se abanyamahanga. Nanabwira abantu batekereza kwandika ko ni byiza gutanga ubutumwa, ni byiza ko tuvuga amateka yacu, ariko byihishemo n'ubukungu, kuko uwanditse arakira. Uwanditse arakira. Ngibyo iyo nteruro ndayikunze cyane. Interuro ivuga ngo uwanditse arakira, ariko n'uwandikiwe burya yabisomye akuramo ibintu rwose kandi bifite umumaro. Sinzi niba mu gusoza umuntu ataca nk'uyu mugani, hari ibintu bikomeye cyane wanditse. Uravuga ngo unyereye agira ate Honorable? Ni imigani ibiri. Umwe uvuga ko unyereye azamuka aba yisha urugendo kuko agwa iyo yavaga. Nabisobanuraho gato. Mu by'ukuri urugendo rw'ubuzima, kwiyubaka, kwibohora, kwivana mu bibi, mbigereranya n'urugendo ruzamuka, urugendo rugoye. Kuzamuka rero wagera hagati, ibyo warwanyaga ugasubira inyuma ukajya kubishyigikira, nibyo nise kunyerera uzamuka. Uba wisha urugendo kuko ugwa iyo wavaga. Ariko unyereye amanuka, nuvuga ngo iyo urangije urugendo rwo kwibohora no kuzamuka, ugatangira gufata icyerekezo cyo werekeze, unyereye amanuka nta rugendo aba yishe kuko agwa iyo yajyaga. No kuvuga ngo iyo werekeza iyo ari hazima, uko wagerayo kose, wagerayo wanduye, wagerayo ukomeretse, wagerayo
ariko ujya mu by'ukuri werekeza hari icyerekezo. Nibyo nashishikariza abantu bose, unyereye amanuka nta rugendo aba yishe kuko agwa iyo yajyaga. Murakoze cyane, murakoze inshuti, twari kumwe muri iki kiganiro. Ubwo hari umuntu yavuga ngo umuntu akwiye kugwa iyo yajyaga, nyine kugenda akagenda mu nzira akwiye kuba agendamo. Hanyuma rero mu butunzi buri muri iki gitabo, ni munyemerere nsoreze ku ijambo umwanditsi yagize ati kugira urubyiruko rudafite inzozi. Kugira urubyiruko rudafite inzozi, ati ni nko korora ishyo ry'ibimasa ugategereza umukamo. Yavuze ngo uwanditse arakira. Ibyo byose ubukire ubitekerejeho ukabyumva ukabyuza ukumva n'icyo bivuze. Reka dusoreze aha, ibihe byiza aho muri hose.